Nongeye kubasuhuza bakunzi barabohora TV. Uyu ni wa mwanya mwiza. Amazina yanjye rero ni Betty Nyiramukiza, nkuko tumaze kumenyerana kuri studio za Rabohora TV. Twifuza kubagezaho ijambo ry'Imana ry'ukuri, tukabagezaho indirimbo zanjye, kuko Imana yagiye itanga ubushobozi bugiye butandukanye mu bantu, kandi ni byiza kubikoreshereza Imana. Nifuza ko twaririmba akaririmbo gato cyane, hanyuma tukaganira ijambo ry'Imana. Imana ibaho umugisha. Jambo ry'Imana erega rirera, jambo ry'Imana erega rirera, jambo ry'Imana erega rirera, 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 jambo ry'Imana erega rirera, jambo ry'Imana erega rirera, jambo ry'Imana erega rirera, rirera, rirera. Soma Matayo usanga rirera, mu byahishuwe sanga rirera, somye Yohana sanga rirera, 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 jambo ry'Imana erega rirera, jambo ry'Imana erega rirera, jambo ry'Imana erega rirera, rirera, rirera. Iyi ndirimbo njya nkaririmba nkumva ndafashijwe, ngasanga hari ibintu byinshi byanduje abantu, isi yaranduye, ariko ijambo ry'Imana ryo rirera. Ukuntu ryera rero rigirira neza ababi n'abeza. Dusome muri Mariko ibice byaho 5, nuko turasoma ku murongo waho wa 25. Haranditse ngo, nuko hariho umugore wari mu mugongo wari ubimaranye imyaka 12, ababazwa n'abavuzi cyane, benshi bagerageza kumukiza, bamumarisha ibintu bye, abitangamo ingemu, ariko ntibagira icyo bamumarira, ahubwo arushaho kurwara. Yumvise ibya Yesu, araza aca mu bantu, amuturuka inyuma, akora ku mwenda we, kuko yibwira ati, ninkora ku myenda ye gusa ndakira. Uwo mwanya isoko y'amaraso irakama, amenya mu mubiri we yuko akize cya cyago. Yesu nawe yiyumvamo ko ubushobozi bumugabanutsemo, ahindukira abyigana n'abantu, arabaza ati, ninde ukoze umwenda wanjye? Imana itugirire neza. Abigishwa be baramusubiza bati, ese abantu barakubyiga, nawe ukagira ngo ninde unkozeho? Iri jambo narihaye intego ivuga ngo, kora ikintu gituma unezeza Imana, ikebuka ibyo urimo. Kora ikintu gituma unezeza Imana, ikebuke ibyo urimo, igusubize. Aba bantu Bibiliya iragaragaza ko yari umubyeyi. Uyu mubyeyi yari afite ikibazo, ngo iki kibazo yari akimaranye imyaka 12, ngo ababazwa cyane n'abaganga, atanga ingemu, aho bamurangiye umuganga akajyayo, aho bamubwiye bati uyu nguyu yagukiza akajyayo. Hari n'abantu basigaye bajya gusenga bakavuga ati, hari umunyamasengesho twumvise runaka yagukiza, noneho ntibakivuga ko ari n'Imana ikiza, basigaye bavuga bati ni umunyamasengesho uri bugukize. Buriya ndagira ngo mbabwire ngo imbaraga z'Imana zonyine nizo zikiza. Nta kintu umwana w'umuntu yakora atagishobojwe n'Umwami Imana. Uyu mubyeyi ngo yaravaga,
mu by'ukuri bene data abantu bajya bava rwose, ukava imyuna, abamama iyo bajya kubyara barava, ugasanga barababaze barava, hari nabo bajya bongerera amaraso kubera ko bavuye amaraso akabashiramo. Iyi ndwara uyu mudamu yari afite yari ikomeye, ariko nubwo yari ikomeye ntiyari ikomeye kuruta ijambo Imana yavuze ku ndwara. Ngo uyu mudamu rero agira intego, aravuga ati njyewe narivuje byaranze, ariko numvise ahantu Yesu ari bunyure, reka ngende mukoreho. Ngo agira intego. Ugira ngo gukora kuri Yesu byari bimworoheye? Ni ukuvuga ngo Yesu yari afite abigishwa bamugosi, yari afite abantu bamurindiye umutekano. Hari n'uwajyaga kumwegera bagahita basunika batigira wowe urashaka iki? Muribuka ko hari n'abana bashatse kwegera Yesu ngo abantu barababuza babigizayo. Yesu ahita ababwira ati nimureke abana bato basange. Yesu yari yamaze kubona ko uriya mudamu yari afite kwizera. Abantu rero ngo bakamwigizayo, yajya gusesera bakamwigizayo. Abantu barabyiganaga, abantu bashakaga Yesu, abantu bashaka kumva amagambo ava mu kanwa ke. Yesu ashimwe cyane. Ngo uyu mudamu rero, uyu mudamu naramukunze, yagize intego, shaka ko nawe ugira muri uyu mwanya. Aragenda ngo arunama, ntiyita ku magambo y'abantu, ntiyita kumwigizayo. Aravuga ati nubwo banyigizayo ninjye uzi ikibazo mfite, kandi yizera ko namukoraho byonyine arakira. Ngo aragenda arunama, arabyigana, aca mu bantu. Ubu biragusaba kubyigana nawe ugaca mu bantu ugakora kuri Yesu. Abantu basenga uyu muremyi ni benshi, aha mu Rwanda ni benshi, amadini ni menshi, hanze y'u Rwanda ni benshi, Amerika ni benshi, Uganda n'ahandi. Bose barasenga. Uzasanga abamizirima basenga, usanga abadivantiste basenga, abadeperi natwe turasenga, abakatolike barasenga, ariko ngo hari uwabyiganye aragenda akora kuri Yesu. Akenshi abantu bitwaza amadini. Ntabwo idini rizakugeza mu ijuru rwose, uko niko kuri. Ikintu kizakugeza mu ijuru ni uko wakijijwe, ni uko wakiriye umwami, ni uko wahindutse, ni uko waretse ingeso mbi. Ngo umudamu aragenda arabyigana, ngo akora kuri Yesu. Ngo akimara gukora kuri Yesu, ngo isoko y'amaraso irakama. Ndagira ngo wumve gatoya, uyu mudamu yaranukaga. Ntabwo wazi iyo myaka, urumva yaranukaga, isazi zimukurikira. Aravuga ati nta kindi cyanyiza, fasha umwanzuro, nta kindi cyanyiza, ngiye gukora kuri Yesu. Gira intego yo gukora kuri Yesu uyu mwaka. Gira intego yo wabwira Imana ukayibwira uti nanjye ndahindukiye mu izina rya Yesu. Ngo amukora, ngo akimukoraho yumva isoko y'amaraso irakama. Yesu yakoze imirimo ikomeye. Haleluya. Yesu aramukiza. Iri jambo aravuga ngo uwo mwanya isoko y'amaraso irakama. Amenya mu mubiri we yuko akize cya cyago. Yesu yiyumvamo ko imbaraga imuvuyemo. Aravuga ati ninde umgize? Abigishwa batari ko se mwami. Abantu barabyigana, abantu barigendera, ukavuga ngo ninde ukubyize? Ni umubyigano w'abantu. Yesu ati oya, harunkozeho. Ndashaka ko Imana ikubona ko nawe usenga uburyo butuma uyikoraho. Ndashaka ko witandukanya na Satani. Ndashaka ko wakana imirimo yose y'umwijima. Ndashaka ko usezerera Satani ku mugaragaro. Ndashaka kukubwira ngo Yesu ariho. Yesu yakijije uyu mugore. Ngo arangije aramubwira ngo genda amahoro, ukize icyago cyawe. Imana iravugana n'ubuzima bwawe ngo genda amahoro, ukize icyago cyawe. Wenda ufite icyago cya diyabete, wenda ufite icyago cy'umutima, wenda se urwaye igifu, wenda se urwaye n'umubabaro, depression, wenda ibintu byose byakuyobeye, wabuze inzira. Yesu aravuga ati genda amahoro. Uwiteka arakubwira ngo genda amahoro, agukijije icyago cyawe. Ibyago ni byinshi. Uyu mudamu yari arwaye kuva. Nawe wenda urwaye umugongo, cyangwa se urwaye umutwe, cyangwa se urwaye mu nda. Imana irakubwira ngo genda amahoro, ukize icyago cyawe. Uwiteka avuga
aramubwira ijambo. Yabwiraga abantu ko bakwiriye kwizera, yabwiraga abantu ko bakwiye kwizera nk'uyu mudamu. Uyu mudamu ngo yarabyiganye, aragenda amukoraho. Imana irashaka ko nawe ubyigana ukamukoraho. Kuki ariko wemeye ibibazo? Ubu tugiye kubisenya mu izina rya Yesu. Uti njyewe nta kundi, nyine nta kundi biza, ukundi kurahari. Kristo Yesu uko yari ejo n'uyu munsi niko ari, kandi niko azahora iteka ryose. Muhe icyubahiro. Amina. Kristo Yesu uko yavuraga imitima niko kiyivura. Kristo Yesu uko yakijije uyu mudamu wavaga niko yagukiza iyo ndwara. Hari n'abantu nabonye ngo batinye gusengera umuntu ngo arwaye ngo amahembe ngo atazabajyamo. Kristo Yesu natinye ibyo. Wowe muntu w'Imana ugitinya gusengera umuntu ngo byakujyaho, nawe ufite ikibazo. Kristo Yesu uko yarari n'uyu munsi niko akiri, kandi niko azahora. Zaburi 119, 144 baravuga ngo njya nzinduka umuseke utaratambika, ngataka amagambo yawe niyo niringira. Uyu ni Dawidi. Dawidi aravuga ati njya nzinduka umuseke utaratambika, amagambo yawe niyo niringira. Njya nzinduka mu gitondo ngataka. Ese niki kiri kugutakisha? Ese wowe ni ikihe cyago ufite? Icyago. Wenda urwaye kanseri z'uburyo butandukanye, wenda urumvira ijambo urwaye mu nda wabuze n'indwara, cyangwa se indwara abana nayibonye. Erega reka n'ibyo, n'ubukene nacyo ni icyago, n'ubushomeri nacyo ni icyago. Uwiteka arakubwiye ngo genda amahoro ukize icyago cyawe. Ndagira ngo nkubwire ko Yesu ari ugukunda cyane kuruta abandi bantu bose, kuko Yesu we ntabwo yagusiga, kuko Yesu we ntabwo ushobora no kubura ingumba ubabaye umutima. Abantu bakubwira amagambo bashaka nk'ayo babwiraga Ana muri Samweli wa 2 igice cya mbere, ngo haraho mukeba yamubwiraga ati subundi urarira iki se, urarira iki, urambarira iki, bundi se ninde ukureba? Ariko Ana ntiyacika intege, ngo akajya asuka amarira imbere y'Imana, ngo akajya anyeganyeza iminwa atakibasha no kuvuga. Yesu ashimwe cyane. Uyu Ana yaranyigishije cyane, ngo hari naho yageze ngo kurya biramunanira, ngo yajya kurya akumva ikintu kimuhagaze mu muhogo, akumva ntibimanuka. Birashoboka ko nawe ujya kurya cyangwa ufite umubabaro watumye wenda utanarya, ariko ubundi nubwo umuntu aba ababaye arandara akagerageza. Ushobora kubyuka ukavuga uti ni mume n'agakoma. Hana we ngo yaranagatekaga, mukewa ngo akamubwira ati bagateka se hari abana ugira? None se niba nta bana agira nta n'inda agira? Yaramubabazaga cyane, ngo n'agashinyaguro kenshi. Ariko ndashima Imana yaje guha umwana Ana, nawe aracikira, nawe arashima. Iyi Mana ifite imbaraga, iyi Mana irakora, iyi Mana iratangaje, iyi Mana ni inyembabazi. Hano haravuga ngo aramubwira ati mwana wanjye kwizera kwawe kuragukijije, wigendere amahoro ukire rwose icyago cyawe. Amen. Hano nanone ku bice 6 umurongo wa 9 bavuga ngo ahubwo mukwete inkweto kandi ntimwambare n'amakanzu abiri. Mukwete inkweto. Aya ni amabwiriza Yesu yatangaga. Ariko bene data ntarajya kure ahangaha. Niba Dawidi yarazindukaga mu museke ngo agataka kandi yiringiye amagambo y'Imana, wowe uri murataka wiringiye iki? Wowe wiringiye iki? Imvugo yawe ni iyihe? Ubu uri muravuga ngo biracitse. Jya utangariza Satani ko Imana yabidoda. Jya utangariza Satani ko Imana yahindura amateka. Jya utangariza Satani ko iby'abanzi bawe bifuza batazabibona. Ubu hari abantu bamaze kukwifuriza ibintu bibi barangije. Jya ubatangariza ko mu ijuru hari Imana. Bibiliya iravuga ngo ikura ku cyavu ikicazanya n'ibikomangoma. Abantu benshi bajya bibaza ngo kuki abantu basenga aribo bahura n'amakuba. None se Satani agende kuba adasenga?
abadasenga arabifitiye. Ariko ahangaha ijambo ravuze ngo wigendera amahoro, kwizera kwawe kuragukijije kandi ukize icyago cyawe. Satani yateye Yobu, ibintu bye birashira, abana be bose barapfa, umubiri urarwara akomeza kwihangana, Yobu ntiyaretse Imana ye. Natwe niduhura n'ibyago n'imitego ya Satani, duhungire mu Mwami Yesu, kubw'urukundo rwe rwinshi n'imbabazi adufitiye, nta nubwo azadutererana. Imana itaratereranye Yobu, yapfushije abana bose, niko Imana itazagutererana wowe wabaye incike. Imana yakijije Yobu ibishute, niko Imana itananiwe iyo ndwara ufite. Uyirondore mu izina, uvuge ngo mu izina rya Yesu Uwiteka arankijije. Erega ushobora no kuba urwaye indwara ugajya uhora wumva ufite irari ry'inzoga, wamara no kuzinywa ukajya mu muhanda ugasara. Izera Imana nawe Yesu yakugirira neza. Ushobora no kuba ari n'abagira karande zo gusambana. Ari umuntu wese kumbwira ngo yumva ngo abantu bamuhaza ku munsi ari nka 20, ngo wagenda bose ngo agasambana nabo, ngo agahita yihana, ngo ubwo siho yareka gusambana. Ndamubwira nti yewe genda wihane, ariko ibyo ndabikubujije. Ntabwo Satani ugutera icyo kintu yatuma kurekura, kugira ngo akurekure nuko watura. Abantu rero bafite ibintu bibaremereye byinshi, ariko Imana irakubwira ngo igendera amahoro, kwizera kwawe kuragukijije. Wizeye Imana. Uyu mubyeyi Imana yamukijije amaze imyaka 12, ariko tekereza imyaka 12 wowe umaze ingahe? Niba unafite 70 ntibyayinanira. Na Ana yabonye umwana akuze, Sara yabonye umwana akuze. Ntawakwiringiye Imana imuhemukire, ntawayikuriye ngo akurwe n'isoni. Amarira ya Ana yavuyemo Samweli, amarira ya Sara yavuyemo Isaka. Yosefu wari mu ngoyi yabaye igikomangoma, Yosefu wari mu ngoyi yabaye igikomangoma. Nawe nubwo waba uri no muri gereza, Imana yagukurayo. Nta kintu na kimwe gikomeye Imana itagukorera. Nta hantu kure Imana itagukura, nta hantu habi Imana itagukura, nta n'ahantu kure Imana itakugeza. Ndagira ngo ndangize mbasengera. Hano haravuga ngo uwo mwanya ako gakobwa karabyuka karagenda, kuko kari kamaze imyaka 12 kavutse. Uwo mwanya barumirwa. Yesu arabihanangiriza cyane ngo hatagira umuntu wese ubimenya, abategeka gufungurira ako kana. Ahangaha ni ukuntu Yesu yazuye kandi umwana wa Yayiro, ngo akivugana nawe haza abavuye kuri wa mutware w'isinagogi bati, wa mwana ko yapfuye uracyaruhiriza iki umwigisha? Ariko Yesu ntiyabyitaho, abwira umutware w'isinagogi ati, witinya, izere gusa. Ntiyakundira undi muntu kujyana nawe keretse Petero na Yakobo na Yohana mwene se wa Yakobo. Bageze mu muryango w'inzu y'umutware w'isinagogi, ahasanga urusaku rw'abarira n'ababoroga cyane. Nuko yinjiye arababaza ati, ni iki gitumye musakuza kandi murira? Uwo mwana ntiyapfuye ahubwo arasinziriye. Baramuseka cyane, arabaheza bose, ajyana na se w'umwana na nyina n'abari kumwe nawe. Ajya aho uwo mwana ari,
amufata ukuboko aramubwira ati talisa kumi, bisobanurwa ngo gakobwa ndakubwira ntibyuka. Ubundi abantu mujye mubihorera. Yesu azuruye umwana wa Yayiro, ngo baramubwiye Yayiro batari ko se ubundi urirwa urihiriza icyo umwigisha, n'ubundi akana kapfuye ntacyo byatanga. Ngo ariko Yesu abwira uyu mutware aramubwira ati wowe izere urabona ubwiza bw'Imana. Nawe arizera kuko yari azi wenda ubushobozi bwe, ariko ngo abantu baramusetse cyane, ngo Yesu atungutse ngo bose baraseka bati ntabwo bishoboka ko uyu mwana yakira. Ariko Yesu ahageze ngo afata ukuboko k'uwo mwana aramubwira ati talisa kumi, byuka. Imana irakubwiye ngo byuka kuri icyo gisasiro nawe. Imana irakubwiye ngo byuka muri izo ntambara, byuka muri ibyo bibazo, byuka. Ngo uwo mwanya arabyuka, umwana aba muzima. Nawe ndagira ngo ngutangarize ko hari ibintu byawe Imana ije gukora, hari ibintu byawe Imana ije gutabara byari bigiye gupfa, hari ibyapfapfanye, hari Imana irakubwiye ngo ndacyari Imana yawe, ndi hejuru ya byose, nzakugirira neza. Imana ibampera umugisha, ndabakunda cyane. Isezerano nubwo ryatinda gusohora ko rizasohora. Yakijije uyu mudamu maze imyaka 12, igakiza uyu mwana maze imyaka 12, ntago yananirwa kugukiza. Imana ibaha umugisha. Mujye mukunda kudukurikira kuri Arabohora TV, ni channel itugezaho ijambo ry'Imana n'indirimbo, ndetse wifuza no gusengerwa turagufasha. Reka wenda mbabwire ngo nimero nkoresha ni 0783 146 27. Imana ibaha umugisha. Mana turagushimiye, dusengeye umuntu wese wumvise iri jambo kugira ngo umwuka w'Imana arusheho kurimusobanurira, kandi uwari urwaye rwose akire, kuko iri jambo rimanutse kubw'impamvu. Humugishiye Arabohora TV, abayikoreraho umurimo bose, kandi bikwiriye kugira ngo itere imbere ubikore, kuko uri Imana ishobora byose. Urakoze, turagushimiye mu izina rya Yesu. Amen. Amen.